biro bishatu nkaga na mukaga so twagutambwiremo really nimba tabartse hamwe n'abapanorits bagenzi banje n'abakutureba n'abakuturikiza niwe moderator na management hamwe na staff ya Sky TV na Radio 5 kuguma no mutubera irakari y'abantu n'irakari y'abantu mwe bari munonga. Good. Jonan, okori obutari mu ihanga. Yabari kuko gumi ihanga n'ukugera cyera. Ubu za Jonan yagenda atayagenda nuha. Eyo bisebo hati mu zitema. Bakwakira mu Uganda. Mbentaka kurebere umwaka ogugwe 2024 tabaru ku mwaka. Nabari kutureba nabari kutura Radio 5 mwene nimba tabaru cyo mwaka nebere gukure mu araberemo. N'ubucara abecurungu ebicueke mu Uganda bigiro mu season za Christmas birya attention. Ahabwa ihanga erina bahekera abari kubarcara bu side abaye bari hari bajwe bibara baye babatinde ukato no hagati yenze urango habarka ho bakoreki birukanga bagenda urango abarkeki so to pressure tikito ko itu yinkuruga umungari harho bayina bajang kanyarigiri nahungu harya attention muri hatobona muri utubona bakingire byo muri umujiya kingire tegerize kureba uko barasheshe so akako nuko kabere katuretamu okukangarana harakantu kwagamba kujya tazanimba hikintu simwe uko bembera numpoko konka ekirunje kikutiyamba cyo turi abana akaje ngo wabuga n'umuntu nasindike gare umurembo gunanyetiremo transport kerye gare wabuga n'umuntu nasindike gare urukurga yishomero y'umwana wishomero musindikire yaba tine cyakomereho gimushawo gisindike yaba ine cyakomereho musindikire nyuma hatitwe uburemezi uwo kumanyobo twine abantu batsindikiraho ahabo kuba abatandikene n'abaturwana se cyo rukutina bakategereza kirungi ekiba kurwanira cyabura hati abantu batsindikiraho kinondorobeho nguto sicyo ndeze batakoyamba bagene batiyamba mu kandi hakire n'upu so tuyontoreye koroberwa deire ntoroberwa kubyatandike twebiri nambone umwana wanyira n'inkumuriza batirigera wabara bayera amoni bakwakira nonga moderator na mkanto wa Misho Musime management aho kumakutera kutweta kuganiraho n'abatwekereza n'abarebe it's not taken for granted akwatito bageze munonga kusinga abantu konka